Maria ejo nta muntu ageza nta muntu numva wageza uretse umugore wa muganga nawe kandi yaje mu gitondo uri mu muganda nta wundi waje hangiye ariko reka amakorosi bazi icyo ushaka ngo usubize umuntu ava mu rugendo aho kwicara ngo aruhuke ngo baza abantu ko bamerewe agahita atangira kwiyenza nta muriro wakudacana yego ngo impamvu ingana ururo ariko si urwo ruro rwo ruriye umugabo waraje haninde nicyo nkubaza nta kindi gusa iyo uhita ubibaza mbere hose ivyo ni ibibazo by'ikinyarwanda ushaka guca hirya nkanyura hino tugahurira aho tugiye ngira ngo wabaje imitima niwe wabaje n'ururimi cyose yagiye abinyuranya rero ururimi n'umutima byawe nibituze nta mugabo warayagezaho ntukabeshya amatwi amaso akureba ari wowe niyisandiye yuzuye ivu ry'itabi se uvuga ukuri ninde Yohani yari yanyuze hano ajya ku Musanze cyakora yamaze nk'umunota umwe nyuma aragenda cyakora mbeshya nkawe nawe shakira diplome Yohani koze neza ko atamwitabira yabyize ejo ngiye reka nemere ko yabyize umunota umwe se yamwipakiye itabi umugabo waje hane gacanyi niba kana undi wahaje haveba nka yamfise yihisha mu ruhira ngo heshe umwotsi nziri mu kwaka ariko kuki nkekera ingeso nk'izo ejo mbere yo kugenda iri yavuni warisize ukuri reba kuriya umva da niba sumara kabiri udakubuye urumva byatari amakosa nk'ayandi umuntu ni nkundi nawe wagushungura ntiyakuburamo inkumbi reka nkubise ndebe iyongo ntibwira ntamenye umuntu uhengera ngiye akinjira urugo rwanjye yagasani we mbega ibintu ngo ndabizambya nibisari amazi nk'amadegede ubonye ejo karangwa mwica ariko se kwica umuntu ko ari icyaha oya ariko se kwica umuntu witabara Imana yabiguhora ubu se umugabo wanjye nsohoye ngataha karangwa azaba atanyishe jewe waho ibintu bigeze aha ndabona umuriro wazimye kera kuwihembera ruguta igihe cyanjye dore ubu havutse ibibazo byinshi uretse karangwa bazifaranga Yohani nawe afite ibi sinumva umusore w'ubu wafashe umugore ntacyo mwatsi ikindi kivije cyane ni uko umwe muri bashobora kuza inkuru akayiha umugabo wanjye akabeshya ko atari warundi na mbere ngo hanagura inka cyane ukayimaraho ubwoya reka ngerageze njye kuryama akarenza umunwa akarushya hamagara naho ubundi ndakubita amababa nk'inyoni ifashwe umwobo wanjye uracukuye na mbere ejo karangwa yarabimbwiye intebe y'ikinyoma ntihamaho